ariko Imana yakoze imirimo ikomeye. Ndashimira abantu basengeye. Hari abantu ke bagiye banyandikira bambwira ati rero twebwe nkanjye ku giti cyanjye nta bushobozi mfite bwo kugufasha ngo ube wakivuza, ariko inkunga y'amasengesho yo ndayiguha. Kuvuga ngo runaka ngo njyewe ndamuzi ku giti cyanjye pe mu mutima wanjye, kuko umuganga wamvuye n'ubundi yaramumbwiye oya ibyo si ngombwa. Namaze kwiyakira ko n'ubukwe butakiba, ariko no kubona nambaye irikamba rya blood shower akazi yakoze hari ibindi bibazo byarimo navyo runaka ari umuntu wabaje cyuke ko aje mubona yaje tumubona ko aje ugomba kumwakira. Kandi umugabo babona twe hano turi za Kigali turya ariko tuvuye guhaha cyaro wenda barya vuye guhinga, ariko atazaza akavuga ati none se wowe bitebyawe kuje utampaye nayo kurya mbese pero kunongora rero oya bagenda kumuturisha kinjiro kumetowe kumasheri wibute se umezute akinjira mu kutakabizo urumvikana n'ibindi muzamwakira urukundo n'indwara idakira uryanga amasakunda oya nareba neza umutima wanjye uraremerewe umutima wanjye uraremerewe oya mutima gerageza kwifata oya mutima gerageza kwifata oya mutima gerageza kwifata. oya mutima gerageza kwifata oya mutima gerageza kwifata oya oya mutima gerageza kwifata.
turaba twese hamwe na none sibyo twese se twakwirwaho twese ntabwo twakwirwaho ni nanjye bituma bigicaye ntubikwe nta kibazo Oh yeah. bikomeye cyane shani uradufotora n'umuntu oya ari ngombwa kugira ngo mudukore nk'ibyo ni mwadukoze twaje muri Bradishawa y'iwanyu nta banga ryari ririmo dore kwa keza ibintu badukoreye muri Bradishawa ikintu cyose wazanaga ntabwo ngo gikuremo yigo wazanye amasahani babidukujemo byose ariko biryoshye ifoto iyi bituma nyine amafoto asa neza niko batubwiye nta kiburano shani ngwino dufotoye niyo twashinze amafoto gusa kugiye kanche hano shani nawe nabiremo zihari Foto yewe shani ifoto ebyiri duhitemo imwe uretse yambara neza iri kamba ndaza kuyeditinga ashyira marene ubundi niwe uba ugomba kwakira impano akira fotora nanjye nifotoreza kuri ririya bine nifotoreze ku ivide bisa ubona turimo ra cyangwa ntabwo turimo azabura hogereza ibyombo ngize ngo ni imwe ibyombo cyangwa niyo mufasha utatubwiye y'amabogezi ntabwo mwabibona ubwo niryo utazanye impano none ngaho yesu naje rero ndayica harabura guhereje birimo urasaha oya nta kibazo ntabwo twayizera ko tuyizi ntugahishe buretse shani buretse ongera ni sawa n'ubundi ufotora menshi umuntu akahagera aho ngaho fayinali nyine agahitamo marere ntabwo yakiburira ntabwo bishoboka uretse afotora n'ibyo kunywa ko wipfutse yapfutse umuntu ifoto ikibazo uzanyishyura bamaze kumbwira ngo amafoto yawe sinzi uko ameze barehaguruka sha cyane abandi bifoto ndagaragara nkaho cyifotoza nyine oya kano kaba gakazi mwayihishe ntiri kugaragara oya se iyo muri rusange iya rusange twese shani udushyiremo twese turajyamo turegerana twicaye byasaba videwo ariko duhagaze yadufotora hari ukuntu muhagarara mukiyegeranya mwese shani hagarara hariya nawe uraza kuzamo cyangwa ufatira cyangwa ntabwo turakwigana
urakwirwa wese umfatoza indi izo ntabwo tuzaburamo imwe ubundi mu mafoto yose mwifotoje haba harimo imwe cyane shane we ntucagure zose uzirinde muri ndajya nsibamo izindi izo mbona zitameze neza amafoto nta foto nta cyabaye reka nta cyabaye gahunda turi kugana ku musozo kubera ko amasaha yatujyanye kandi bamwe twasiga nongeye kubaha ikaze rero ni kuri Keza TV nk'ibisanzwe nongeye kubanza kubasuhuza mbabwira ko mwese mbasuhuje aho muri bihugu bigiye bitandukanye mwese kandi mbana ikaze by'umwihariko ndabanza nshimira ko dukurikirana umunsi ku wundi wowe utanga inama n'ibitekerezo muri commenting wowe ubana natwe igihe cyose ndetse ukabana natwe mu byiza ndetse no mu bibi uyu munsi rero ni wa munsi ubanziriza uw'ubukwe umukobwa cyangwa se umugeni aba agomba kugira navuga ko ari uwo kumuha ikaze cyangwa se ari uwo kumutegurira nyine ibyiza agiye kubona bawita bridal shower twayikoze rero nari mvuze reka tumuganize Samantha yaciye mu bihe bikomeye byibura uyu munsi ubwo ugeze dufite icyizere cy'uko na wa munsi ugiye kugera murabizi ko mu minsi ishize yararwaye cyane ariko araremba ngira ngo abantu benshi mwarebye ikiganiro byari bikomeye ntabwo byari byoroshye ariko kubera Imana yanyuze muri mwebwe mu bantu wowe uri kureba kino kiganiro uwo ari we wese yaba ari uwagize icyo amufasha ndetse n'uwagikoze n'utaragikoze Imana yanyuze muri mwebwe muramufasha ndabizi ko abamufashije mwese muri bukibona ariko habaye imbaraga zanyu ndetse n'Imana ishyiraho akaboko Samantha kuri no saha ni muzima twari twatangiye kwiheba tuzi ko byarangiye nawe avuga ati munyatuze ariko Imana yabashije kumugarura mu buzima reka mbanze mu ikaze nawe atwibwirire Samantha tuguhaye ikaze akoze cyane urumva neza ute kano kanya ko bikose ndashima Imana pe ko wasaraye nshaka kuvuga ijwi tukarumva neza nk'umuntu uri ufite umwuka muzima gusa nyine no kuba mbasha kuvuga noneho ntawe umfatiye mikoro kuba mbasha kuvuga ntari kwikanira cyangwa se nyine bidaturutse kuri nyine numva bindimo uko biri kose umuntu uheruka kumbona ndwaye n'uburyo nari ndwayemo n'uburyo nari imezemo n'imbaraga nke nari ifite kongera kumbona aka kanya ndi guseka nambaye n'utu twambaro rwose utwo twangwe twose ufite tumenya ndaturara nawe ndakazadutira ejo twakodesheje ubyibuke ariko Imana yakoze imirimo ikomeye ndashimira abantu basengeye hari abantu ke bagiye banyandikira bambwira ati rero twebwe nkanjye ku giti cyanjye nta bushobozi mfite bwo kugufasha ngo ube wakivuza ariko inkunga y'amasengesho yo ndayiguha barasengeye ndashimira buri muntu wese wafashe umwanya yaba iminota 2 cyangwa iminota 30 cyangwa isegonda imwe akavuga ngo Mana arengera Samantha nari nihebye nari nageze kure nari natentebutse ntangiye kumva ko Imana yanyibagiwe hari igihe umuntu arwara akagira kura kumva yuko nyine byose birangiye akumva ko nta bundi buzima buzabaho so rero ndashimira Imana ko rwose yankoreye ibikomeye nabonaga buriya byarangiye ntabwo nakubeshya wa munsi wa mbere ngusura wari utangiye kuraga uvuga ngo uri kurira ngo birarangiye wumvaga umeze ute muri karakanya hari ukuntu umuntu arwara narebaga umuntu nkamubonamo babiri nkumva ni ibiro rero nyine njye numvaga ndi ku mwuka wa nyuma niba byari bigeze aho nakibasha kubyuka ngo negere nimbabura ncane neke nkaba nari nyishoboye no kwica no kugenda muri quartier numva nava mu rugo njye kuri boutique cyambere numvaga namaze kuba ikimuga icya kabiri numvaga nta kintu nyimaze ku isi niba n'umwana wanjye nta kintu nari nkimumariye ke numvaga nihebye nyine numvaga ubuzima bwanjye buri kure kubwaga numvaga nyine bitazashoboka ko nzagaruka mu buzima numvaga mbese uri kugenda numvaga ndi kugenda shira umwuka numvaga ndi ku mwuka wa nyuma niba kwa muganga barabuze indwara numvaga nyine ko gahunda yo gutegereza urupfu ariko ndashimira abantu baransengeye ke benshi sinarondora ariko umuntu wese uzi ko yafashe umwanya wo kunsengera Imana umuha umugisha icya kabiri umuntu wese wamfashije kugira ngo mbone ubutabazi bw'ibanze bwihuse kugira ngo mbashe guhita mbona uburyo nivuza nkakira uyu muntu wese uzi ko yarambuye ikiganza cye agatanga inkunga y'amafaranga kugira ngo mbashe kuvurwa
Imana y'amahoro idaca urwa kibera imumpera umugisha imukubire karindwi ibyo yakoze. Nicyo kintu nabona mvuga. Akantu gatoya hanyuma ibyo birumvikana gusa nanone nzi neza ko muganga uko biri kose yakubwiye kuko abantu benshi ntabwo tujya kubisubiramo mu mazina ariko abantu benshi muri comment bagiye bavuga uwaba yarabigukoreye gusa umuganga we yavuze ko azabasha kukubwira kutubwira umuntu waba nyine waba yarakuroze muri make tuvuga uko bimeze. Watubwiye uwo muntu niba muganga yaramukubwiye tukamenya ese waramumenye cyangwa ntawe uramenye cyangwa se ni wese abantu muri comment bakomeje kwandika ati n'uyu nguyu. Buriya rero ntago ndumva ibintu atari ngombwa kuza kuvuga ngo runaka ngo njyewe ndamuzi ku giti cyanjye pe mu mutima wanjye kuko umuganga wamvuye n'ubundi yaramumbwiye oya ibyo si ngombwa. Ibyo si ngombwa gusa icyo nzi cyo kiriho nuko umuganga yambwiye wakoze biriya akambwira n'ibyo yaragamije nubwo bitagezweho gusa Mana yanjye ntago nyine nje kuvuga ngo mvuge ngo runaka niwe wakoze ibi gusa Imana yo mu ijuru ireba mu mitima y'abantu izi gutanga ibihembo n'ibihano izamumpere igihembo ibona kimukwiriye. Gusa icyo nshima Imana nuko imigambi itagezweho kandi n'ibyo yakoze ibyo yifuza kugeraho ntiyabigezeho. Mbese muri make umugambi wabaye impfabusa. Gusa nanone baravuga ngo uhishura umurozi akakumaraho urubyaro. Uwo ni umugani wa Kinyarwanda. Niba utamuvuze akaba yahemukira n'undi muntu cyangwa se akazongera akaguhemukira ntabwo ari ngombwa kuko nk'ubu ngubu kuza kuvuga ngo runaka wabikoze nta nyungu byatanga mu bantu. Gusa ikizima cyo nuko wabikoze ahari kandi ndizera ko na benshi baramuzi kuko buri bajya baca umugani ngo umuntu ayoberwa ngo umwibye ariko ntayoberwa ngo umuntu ngamenye umwibye ngo icyo atamenya nyine nahamuhishe. Ubwo rero ntekereza yuko wakoze biriya ntago abantu bamuyoberwa ahubwo ubundi umuntu yakibaza ati ubundi buriya yabiterwaga n'iki impamvu y'iki. Gusa Imana y'amahoro izamumpera ibihembo bihwanye n'ibyo yakoze. Uburyo bwo kwirinda rero umuntu burya iyo wamenye ihwa aho ryakujombe ntiwakongera kubakandagiza ikirenge. Hanyuma uburyo bwo kwirinda kongera guhura n'icyo kibazo gitewe n'uwo muntu n'ubu ugiye gukoresha ntago biba byoroshye gusa Mana yanjye nyine byari byanjyanye kure pe nari namaze kwiyakira ko n'ubukwe butakiba ariko no kubona nambaye ibikamba rya Brad Shower mfite icyizere cy'uko n'ubukwe bugomba kuba mu izina rya Yesu babirwanya batabirwanya umva turabutashye rwose pe ndibuka kiragiye umbwira uti hari ijambo wambwiye numva nayo nteye ubwoba uri kumbwira ngo nyatuza shake burana rega burira niyo showa ya nyuma nari mfite nari namaze kubona byanze ndavuga none Hosemana kuko birabaye nanjye nabonaga nyine byanze kuko nabonaga nta kindi kintu ndi bukore nararebaga nkabona isi yandangireho nyine nkumva ko gahunda isigaye nyine ari ukurinda isaha y'Imana ndumva ndi kugenda wumvaga ese nge numvaga ubuzima buri kugenda buncika nanjye ubwo nge ndeba noneho amagambo wavugaga ni ya magambo dore mbogo yavugaga ngo nsabira abantu imbabazi ngo nimubona ntagarutse ayo magambo ni abantu benshi bakomeje kuvuga ati nyamara dore mbogo ni buri umuntu avuze amagambo nkariya nyine nawe bayumva yuko birangiye kugira ngo urere ugende usize amadeni ku isi cyangwa hari abantu wabahemukiye burara ari ngiye ndi umwere sabye abantu imbabazi nawe nashoboye kugeraho nari nabagutumyeho rero numvaga bitoroshye ariko n'ukuri Imana yarahabaye muri rusange ariko amasengesho y'abantu yageze ku Mana pe yageze ku Mana Imana iraza iravuga ati abana banjye baraye majoro barira ntago nabumvira ubusa ubu nanjye ngiye nabona rya jambo ngo nakoreye Imana uzikorera amaboko cyangwa ngakorwa n'isoni nanjye narabibonye Shamana yanjye we ni impamvu kagatimba ugiye kwambara shanda kambaye we abazimu barapfa cyangiye mbona uri kurira nyine umerewe nabi ubundi iyo uri kuvugana amagambo nanjye nagize ubwoba pe ndavuga nti wa mugani se na dore mbogo kari gutya yavuze twavuga ngo nagatwiko umuntu ukashaka kugenda mu mikino tuvuga ngo nyine ngo birashira noneho ndavuga nti ariko hakaza kizirega cyimvuga ni burya igihe cyageze
niyo baguha iki kigozi ntushobora kurenza uwo munsi cyane ariko niba nanjye ari Imana numva urya munsi utari buke ariko shanyagasani igihe warahabaje kitaragera rero Imana urarwara yarahabaye pe. hakababara kino kibiri cy'inyuma kikababara kikabura ariko umutima buri iyo umutima ugitera ujya uvuga uti ndashima n'Imana ko ndaribwa ariko umutima uracyatera oya ni ukuri rero pe. iyo igihe kitaragera urababara ukaribwa ariko igihe kiragera byose bigahagarara cyane gusa niyo mpamvu nyine dushimira Imana ko ababashije kubikora kugira icyo babikoraho bose ni ukuri Imana ibaha umugisha pe. hanyuma rero gahunda zigezeho z'ubukwe zigeze hehe ambo gahunda z'ubukwe murabibona n'imyiteguro ni yose ubukwe burabura saba ntibubura umunsi umwe niba atari ibiri ubwo bwageze turi gushaka imikenyero namwe basore mudukunda n'abagabo mushaka amakositimu muze munahira ubukwe munyereke urukundo nk'uko n'ubundi mwanyeretse urukundo mu buzima bw'uburwayi nari ndimo muze mushyigikire nyine ubukwe butaye mu izina rya Yesu bashaka amakote bayahanagure baze batahe ubukwe imigambi y'umwanzi yakuwe mu nzira imihanda iraharuye tambuke kuri ni karibu pe kugeza kuri uyu munsi hari abantu bakiri kudutwerera ubwo twavuye mu bibazo twinjiye muri kaburimbo wa mubiri mushyashya bwavuze Imana yakugaruye ku rundi ruhande rw'abantu barimo kugutwera bari kuba hafi ibyo byifashe biti biraho nubwo ibiciro bikiri byinshi ndabona amafaranga atari kuboneka neza ariko uko biri kose bazabikora kandi bizagenda neza ndiza ko ku munsi w'ubukwe nzaba nta kibazo na kimwe mfite ku ruhande rw'umusore rero urabizi ukuntu twamuhamagaye tumwirukansa turi kumubwira tuti bimeze bite kutaza ku ruhande rwe nawe atanga amafaranga makeya kugira ngo abo nyine ukire kuko ntago n'ubundi bukwe niwe bari mwari kubukorana ku ruhande rw'umusore bwo imyiteguro igeze muraherukana bimeze bite mbona ntabwo duherukana ariko cyagiye abonye ko ndembye yakomeje kumvugisha uko nyaramubwira uko meze cyagiye ndi kwivuza so ubu rero bimeze neza imyiteguro namubwiye kuko biri kose imeze neza akomeza gahunda yari yabaye zihagaritse sasa ubukura imyiteguro nyine ubirarimbanije rwose ibintu birashyushye ibintu ni amahoro cyane urwaye abantu benshi barambwiraga ngo nimamagare iwanyu ngo tubabwire ibiki n'ibiki ariko nanone turavuga tuti buriya ababyeyi nabo bari mu byabo bari mu byabo banyeninda kubongera stress kuko babwiye ngo ararwaye barahangayika nabo bari guhita batangira gutekereza nk'ibyanjye ko bigiye guhagarara n'ukuntu twiteguye n'ukuntu bimeze gutya nyine ugasanga ni ikibazo ugasanga amafaranga watanze niba ugenda uvuga ngo imyenda nishyuye amafaranga muyansubize ntabwo bayagusubiza ntabwo bishoboka amafaranga yo kurya ntabwo uzateka nta nkoko iruka niko bavuga ubwo nyine warayatanze ntubikoreshe birakureba Imana igira amaboko pe gusa Imana we warahabaye n'ukuri wa Mana Imana yarahabaye impamvu nyine tukiri kuyishima nibi byose byabaye nahigejeje ikora n'ibisiragije n'ibiri imbere ahigejeje ikora turayishima n'ibiri imbere ndashimira nanjye abantu ntago bavuga mu mazina ntago navuga mu mazina hari abantu n'ukuri bagize umusanzu ukomeye muri iyi minsi wari urwaye nyine bagaragaje ubumuntu ni ukuri ndabashimira buri wese uzi ko hari ikintu yigize atanga kugira ngo Samantha aka kanya aba yicaye muri iyi ntebe abe yambaye iriya kanzu yanda yaragiye shadow yabaye maneke nasubiye uko nari meze yambaye karaga kambanye n'ibi byishimo afite abifite cyane ukuri Imana ishimwe uzi ko wabigizemo uruhare turagushimye tubikuye ku mutima kandi tugumane muri no rugendo rw'ubukwe banakora ubukwe bunarangire tunabasura dukomezanye mpaka nyine twishimira niba harabayeho ibibi n'ibyiza muzareka tuzabikomezanye ndumva nasoza abantu tugataha burije niba ari ijambo wumva warye rindi wavuga warivuga nyuma tugasoza nta byinshi nababwira uretse kubabwira ngo nibakomeze bansengere banshyigikire kugira ngo buriya bukwe buzagende neza buri bukwe n'abantu hatagiyemo imbaraga zabo twaseba ntabwo nyine nabyishoboza ariko nyine amaboko yabo bayazane bayafatanye n'ayanjye tuzamurire umugozi umwe ubukwe buzataha amahoro kandi tuzagaruka hano nyine tunashima Imana reka mbashimire mwese mudukurikiranye n'ukuri dukomezanye ubukwe tuzabutahe twese dukomezanye urugendo rw'ubukwe dukomezanye umurimo n'ukuri mwese ndabashimiye abamubaye hafi dukomezanye n'ibyishimo biri imbere tuzabisangira
mwere wacusha bitatu suguru kubyumva shani kishi kuri nge keza nta byabazi nta kinyongera ariko ntayinywa oya wiyimata ukajya mu bintu utazakomeza kumenya uzakomeza kugira ndaho shagera nanyuze ne kasitura gashyushye ariko ukamwe utagashaka ngo sha ese nkubwire ngo iki muzana kasiminofu nta kibazo ngo zana ngo siminofu da ntiwumva none niko washakaga ni nka fanta ko sama kasiminofu niko washakaga kasiminofu we ibaze nashyushye gutya atari nako ndi kureba ariko ndi kureba aha hejuru nibambe kimwe cyo mu mukebe reka reka ndi kureba hariya mu ivide ubundi niho rashegeye yewe nkinjira nanjye iki kibazo mfite ushobora kuba uri kumbwira ndi mu mukebe nayo nawe ziba ari zimwe se oya iriya nta nubwo bingana zirabiha kiriya cyo mu mukebe nagisomyeho numva wagira ngo sibamenye ibyo ari byo irazi yo mu mukebe sinayinywa ariko iriya nayisomyeho numva sinzi ibyo ari byo iri imeze nk'uwajyana ifanta mu kandi kanya wagira ngo ni amazi kiraryoha uri kubona nambaye cyangwa byazamutse nzamura byamutse aho wibagiye kwambara wumva shu ntabwo ariyo nshaka iyo mu ivide nayo ufite niyo nshaka igura ngahe wumva havaye muzane tubiri araturitse iyi ni igorora hahiye uraturagurira ntubona ubundi uyu munsi umuntu agomba kwishima uyu niwo munsi w'ibyishimo umuntu akibohora banyakiye tubiri n'akantu kazanye biramuhirima ubu niwe ngiye nabyina noneho ibi nta kibazo amenye ko kabyibuka imeze nka fantasi ukomeza na kumwe tuba tugira gutya imeze nka fantasi niko bimeze tunaga ari twinshi shaka bibwe ntari nta kibazo nahageze nyirabyo yaje n'ibimusaza ubona nyirabyo yaje ufashaye niyo naburaga ingo ntucuruye ndi kwibaza ukuntu ako kantu kagura bitatu byari binyereye pe ariko nose ko kiramuga cy'ibihenda iba ari na nyinshi nabwo ingana n'iyi subira henda wowe ugereranyije n'ibiciro byahari iwanyu wahita wumva ari make hari iwanyu barahenda we cyo kora amajya mutuye mu mahanga uri kunyumvira amafaranga ariko nyine naho haratandukanye njyewe ubundi bwa mbere nyine waguraga igihumbi nyimiza kujya ku cyatanu uko byatandukanye sha ageze ku nyota pe ntabwo nkiri gufotora n'ubundi nawe sha mfashwe neza uyu ni wo munsi w'ibyishimo wanjye wagomba guserebura yishima nkavuga ati kweri ukumva uko ubaye none ubundi hasigaye undi munsi umwe uriya munsi ubona w'amateka harimo karindwi yose ni nyinshi se ni nyinshi kanya uraryoshye karyoshye mu kanya urumva ari nk'umutobe wagira ngo ni ya mitobe ya nuze akari gasogi uratangira wumva mu mavi habaye gusa utu dutanu ntabwo natunze sha muraba ubwo ni ukugufatisha kubeshya shani ufite inzara ya keke cyo turya keke gusa ibindi babisubize reka reka ibyo ni inyuma we sikamushaka ahubwo ke tube dukora nyine banza ushire inyota nyine umenye imibare imibare yaje none n'abaye shapu inyota nari mfite mbaga hano hafunganye zikagotomera banza ukaba ugitomere umbwire imibare uri kubara n'indi iri kuvamo abantu bose barasutse barahira imutwe byagenze bite aya mu murenge bandikunda bakundanye yaramusengeye uriya mugabo none se siramusenye warayibonye ngize ngo ntiwayibonye itifu aravuga ngo ariko wabonye umusenge itifu yarahagurutse tugiye kumva ngo niko ngo ari se uyu mugabo niyo haramusengeye pe ari siriyasi ndavuga najya mpita musubiza byavuye kure rwose pe umva sare yose yarashwanyutse iraseka abantu kakujemo gute kakujemo gute
cyari gutekereza akavuga ati kweli ese mvuga ni Samantha agiye kuvuga indimi baba we noneho abantu bo mu cyaro baba we bose bameze gutya tumara sibira bintu bivuye ngo ya ako bose bagisohotse no hanze bakajya bamera ngo yawe ngo disi ngura mugore ngo yarakeneye umugabo oya ahubwo abandi icande pere cyabaye bavugaga oya umva abakecuru ngo disi ngura mama ngura umukobwa yarakeneye umugabo none umva abandi ngo shaka ikintu cyokore disi cyabaye cyinshi kubera iki ngo cyade pere cyabaye cyinshi kubera haleluya nabaze kurahira na haleluya ndayiyanyagize reka muri ku murenge mu bukwe na n'ubu ni ukuvuga indimi ese ubu mu bukwe zameze ni ugutitira mu bukwe z'abaramutse mu bukwe z'abagisengeye mu kwezi akuzizi wanga no umuntu yarabusengeye umuntu turi kugakubita haleluya urusengero rwose rukajegajega aba yararwanye intambara nyinshi ahubwo bazagabanya amavarime y'amakuzi mikorofone gahini se ko batwika azahamena cyane shara ntago hari kagushye cyane mu rusengero ubundi zamuzahabu mu rusengero shara haberamo ibitangaza urusengero ariko ntabwo babyina ushaka kuzabyina mu rusengero muri resebusiyo none muri se resebusiyo ahubwo mwese mu rusengero ntimuvuga muvuga iki ntacyo muvuga babaha mikoro mugasezerana we muvuga mu magambo hari ikindi warenzaho ni ukuvuga nyine amagambo yo gusezerana urasoma nta kindi urenza ahubwo muri resebusiyo nibwo mwinjira mu muziki muri resebusiyo se hari ijambo rimwe ubundi wavuga muri ko tamuhaye se wamugana ahubwo se wa mukobwa aragaruka uzi yuko wari wibagiranye we nutivugira birakureba niko nawe niwivugira ntabwo ubona ko twageze imbere muri kamera twatuze kuzamo niyo mpamvu ntabwo nabizi ko bazisengeza utazishize muri gushyiramo iki ari mu kazi ubwo nibyo uri mu kazi yatangiye none ubwo nibyo wasanga nanjye nari kugaragara upfa kumbwira ko nabaye inzobe gusa niba ubona ntari inzobe ubikansoriza ubwo tube tubiretse ibintu byose ubanza umugeni inzobe uri kubona ndi inzobe hasi we mana nyagasani uriya muntu yewe watubabariye ko umushyitsi mukuru wamfashije ukadufasha murayibagiranye cyo kunywa uko uri kwibagirwa komande komande geze mande yibagiranye uzinjira avuze ko ariko wasanga atana kandi ni video ndabibabwira yego igikari ako namenye hakora abantu bakeya ni bake ni babiri kandi bagira abakiriya basamaye akazi ko nta kazi nigire ingenzi ati njya gukora kwa Marene muri hoteli nyuma komera y'ikibazo mfite komera reba ampereza ko ubukiri nzahita nzabigisha business naba nawe shaka yaza nk'ijya business yabitubwiye tubwiye gahunda kuntu bimeze ahubwo muwe mudiri ngo uze tujye fatiraho ariko akazagira uzasabeka umwanya kamwe gashyize imbere yanjye ugira utenda zahoze zahiye kare ndamubwira babigeze kuko yazishyizeho cyagiye uvuga kuje ngaho akajya kamande njye ndizera ko iyi rasiyo irimo nta kintu ako kuri ukagarura ntabwo urimo kaba wibagiwe nanone wamunyu bashaka ngaho nitinya kunyuze ntaho bate n'agasenda karimo gakenera isahane si yawe munyise ndi kutajya ukunda umunyu mwinshi cyangwa utoje nana mucyuri kabe ako twanjye kuganira sha ubu rwose nanjye mwambaza ubu hari icyizere cy'uko inzara igiye gushira ubu rwose ubu twavugana namenye uko mbara imibare yawe ntigirangira ya nawe uramenye uko ubara uramenye uko ubara bararyo ntabwo umenya uko ubara
muryoherwe merci uzi igihe byatuyyoheye nanakizi ushaka agasenda wowe kabo bakora rwose uri nkanja nta karimo ntibabona peti nkanja kumenya nawe uko ndi umukunzi wanyu byari byarari cyagiye nyine mbere y'ubukwe mbere y'uko uza muri dodo ntabwo wenda ukari hakurya ibiryo bingana ikiminota ariko itanu ntibabirya ntabyo njyewe nari naravuze ngo ni mu ntabwo rugo wabibasha nzabwira abantu bazafite igisebe cy'inyama gusa bagishyiremo munsi y'igitanda uburyo bwo niburangira bukeye nzarya inyama nkunda gupfa ariko se sha wazishobora wanabyibuka ariko umunsi w'ubukwe kareka reka umva waho uzarya uzarya nijoro tugeze mu rugo mu gitondo mbere y'uko dodo iba umugeni abanza akarya ntabyo narinzi maze n'umuntu uzabatekera n'umuntu uzabatekera umwanya arabizi ko agomba kugushakira ibiryo ukarya mbere y'ubukwe yarabizi ko rwose uba utari burya mujya gukoza ku muntu bagahita bagurukana uzabanza witema nzabanza ndya sinjya kuzamura imbere y'abantu mbabeshye ngenda wanza kare tuzabanza tujye hafi ngera manini tuzabanza dukoreze icyo kunywa hafi aho nawe urabyumva nta mugani ubibashije wabikora kuko n'ubundi muri dote nturya ibiryo byananiye mba narwaye ubwo kiryo nyine se ubwo kuzabirya biba saa byanze saa mbiri saa mbiri sahani zigomba kubikura imbere barabateka abantu bateka barazinduka bateka inkono nyinshi saa mbiri bazaba batangiye guteka wari mubwiye ko kagomba kuguha ibiryo uzadutekera ahubwo kagiye kuri rwego tugasanga abizi ingwego umutekera akaboyiro karimo inyama abamenyereye woroshye akabanza akarya ngo umugeni tumutekera boyiro mbere y'uko bakabanza uzarya boyiro ko yatubwiye inyama ese nushaka kujya kuri toilette nzajya mbere y'ubukwe bazajya kugera aho bajya muri resitora nese niba utabishaka uzemera ujyayo kugira ngo uzajya hakiri kare shana arabifunga uzamara kurya uhita ujyayo oya nzajyayo mu gitondo ubundi mbifunga none wajyayo ryari byagenda gute murifata kwihangana kwizirika murifataga none kandi birashoboka nyuma bavuga ko nta mugeni urya kugira ngo iki kibazo kitabaho ariko nibyo aho uzi ko ari byo kugira ngo utaza guhaguruka maze ugatuma umugabo ukajya se nijoro umuntu azajya nijoro uzagezayo yawe ndumva koko uzadufite n'amandazi n'amaji kandi ukunda denje gakunda byahatari zamanukana mu modoka rero zakumanukanya rwose sana amandazi atuma udashaka kujya kuri toyi arafumisha aba gushaka ipaki urunda bifumisha wabyihoreye windana amazi amazi ntitakifata ngo bishoboke hari uko bimeze ko bataziranye baba bikurikirana byose turebe iyo twirebe kandi gake ndumva twakomeza gahunda noneho ntabwo tukugira inama n'ubundi uri umuntu mukuru nyinshi ntabwo ari nyinshi barazimaga turavunagura ubundi breda shaba nyine niyo kugira ngo nyine
nyoko kugira inama uko zubakwa ariko n'ubundi hari aho uba wararungurutseho wabashije kumenya ntabwo tuvuga ibintu byinshi si byose ubu hari ibyo azi hari ibyo uzi uko biri kose hari n'ibyo wenda utaramenya Marene rero agiye kukunyuramo muri makeya ku byo nawe yibuka bamubwiye hanyuma buri muntu uza kumva hari icyo twiba buri muntu afite ijambo icyo Marene aza kwibagirwa cyangwa buri muntu wese yakumva yamwunguraho arajya afata ijambo nawe avuga ati nyamara na kariya mwibagiwe nakubura karakora mu rugo cyane ndumva ari gutyo twabigenza hanyuma tugakomeza na gahunda zikurikira zambanye nyinshi zamenye ko nari nzi kumvisha muziheruka shape sari kumva se kameramani yabizi ko ndimora begira cyane neza ahubwo kameramani ntiyanakubwira ati n'ingute yazamutse yishyize muri kare natwe ari kunyerera buri kanya ndavuga ati ariko se yakiwe utwaye nyine Marene yabatubwira suri kumva se nabatubwira nabi murakoze kuko twese tuzanye nyine kuko twibwiranye twamenye nta kibazo kandi twabaye n'inshuti sibyo tuzasurane se murakoze ubu nyine twateranijwe hano n'ikirori cya Samantha na brother shower yiwe kuvuga ngo tugiye kuganiriza nyine ku bintu bikeya byinshi kuko byinshi bigenda binyuramo nyine kandi ibintu byinshi byo umuntu abimenya anagezeyo byinshi iyo uri kuri tere nibwo umenya ibintu byinshi burya Samantha rero nyine ubwo wambereye inshuti nanjye nkubera umubyeyi ko ntabwo tungana ngenda mukuru cyane nanjye nta byinshi nzi cyane kuko twewe dukora ubukwe imaze imyaka myinshi mwana wanjye mukuru afite imyaka 11 bari kera ntabwo bari nk'iby'ubu ngubu nyine ariko nyine hari byinshi tuba twaraciyemo nyine nama nakugira rero uzagende wite ku mugabo tange keya ikintu cya mbere nyine umwiteho umwumvire icyo akubwira umugabo ntabwo n'umuntu umubwira nabi n'umugabo uvuye mu kazi yananiwe hari ukuntu nyine ubona ko nyine hari ukuntu umugabo wenda aza mu kazi ubona nyine ari ukuntu agize atameze neza nandi cyangwa se afite na stress runaka cyangwa se akazi yakoze hari ibindi bibazo bihemo nabyo runaka ari umuntu wababaje cyugiye ko aje umubona yaje utumubona uko aje ugomba kumwakira kandi umugabo urabona twe hano turi za Kigali turya ariko tuvuye guhaha mu cyaro wenda barya bavuye guhinga ariko atazaza akavuga ati none se wowe bite byawe kuje utampaye nayo kurya mbese mbere ukuntu ngora rero oya bagenda kumuturisha kinjiro kumitaho kumasheri wibute se umeze ute akinjira mu kwita kabezo urumvikana umudamu we yada Niko mutisheri wibute ijambo ryari kazi wiribute umeze ute ugati imeze neza cyangwa se wenda si imeze neza ukubwire yes go akicara muri salo kazana kamambiri kamukuramo inkweto kamukuramo n'amasogisi kajya bibika nyine hari abantu harategura ugomba kubishyira ubwo niba hari icyo kurya uramwakiza cyangwa icyo kunywa se ukamwakira turetse n'uko wenda bimeze n'ukuri Imana izaba yarakoze igitangaza n'icyo yabahaye kandi akeka izajya ikora kandi izajya byari bikomeye nibyo byari ni byinshi izakora kandi ndabyizeye neza ukamwitaho ukaganira ngo mwarangiza wenda ubwo niba hari icyo hari igihe umugabo agenda yagusigiye guhaha hari ubwo atagusigira kubera ko wenda uri wahavuye gukora icyo gihe umugabo iyo unywe umwitayeho nyine umwitaho amafaranga nta kibazo kineye kugiraho ashobora ati sheri reba haramwinira mwikofira mwiki cyane umva maze kumukora inkweto hari n'umugabo ukunda kujyamo gukembara nk'isengeri ubizi nyine ukamukuramo ishaka kumufungura ipesu
ukayimukuramo ugasanga rero yambaye agasenge tuzi n'ukuntu kirimo imeze igihe haba hakonje se cyangwa ukanamu byo kwifubika hakonje ushobora kumuha icyo kwifubika ushobora icyo kwifubika ubwo nawe nyine uri kureba wenda igihe runaka Kiri ngombwa. kiri ngombwa yego ukamwitaho siko tuvuga niba yatendera kuri kamera keza birimo kuzamo byose ibyo turi byose birimo kuzamo bose ubwo uvuga ibintu bisa ako ibyo turavuga birenze sibyo ajya mu hari gikari ikiri wavuze oya nta kintu navuze ariko ijya mu gikari nyine muravugira mu gikari ushaka kumubwira oya nyine ibyo ngibyo zambwira ikindi gihe sobanukirwa byose kuri kamera turabivuga mu kanya turirukana kameramani we ntabwo aguma hano aragenda ngo ibyimbitse uramwongorera ngende wite ku mugabo umugabo ntakunda umugore umuvugiramo wenda avuge nk'ikintu tumuzamukana ariko ubundi ibita byawe oya ntabwo bikunda ugomba kuba utuje kandi ukamwakira neza ukakira umutware neza ahantu dukorera bakunda kuvuga ngo ni ukwakira umutware kwakira umutware neza umugabo akunda ijwi ryiza cyane buriya abagore benshi bakunda kubaca inyuma ni ukuza akamubwira nabi none se wowe ibita byawe dore umwana yarwaye kumutwara neza ukamubwira neza ukaganira ukamwitaho kandi nawe iyo umwitaho nawe akwitaho ukirinda kugira amahane mu rugo mu buzima buriya genda umunyamahane cyane ariko iyo ndi imbere y'umutware wanjye nubwo azi uko mvuga uroroha iyo negeze hirya mba nka sadunda nyine mbere gusakuza ariko turi mu rugo nyine nitwara neza nyine aho turi kose mfite umudamu witonda mfite umudamu umwana mwiza ariko wagera hanze nyine ubwo nabyumva nawe nka sadunda ariko nyine ugomba kwitwara nyine mu rugo nyine kandi mu rugo wenda nkawe ugiye unakuze ufite n'umwana ugomba kwitwara imbere y'abana ntabwo waba uri imbere y'umwana ngo ujye gusarara kuko nanjye kansara mama yonyine mu musazi n'agasarara ariko twitwaramo turi mu rugo twitwaramo turi hanze rero umukobwa mwiza genda wubaka urugo ni ukuri kandi turagukunda tuzagusura tuzakunda tukugira inama tuzakunda tukuganiriza aho uzajya ubona bikuyobeye uzajya utubaza keza hari wamubaza mama twese turi hano watubaza kuko mu rugo nyine habiramo byinshi ushobora kugeramo ugasanga hari byinshi bikuyobeye waduhamagara wadutubaza gusa nta bintu byinshi biba birenze biba bigize umuntu arabyoroshya byose ikintu wirinda kugipanika iyo gikomeje kirakomera ariko ibintu byose ugeze nyine usanga byoroshye nyine gusa ni ukuri bwifuje ko uzagira urugo rwiza bwifuje kuzabyara ahungu na kobwa kandi tukuri inyuma twese ni ukuri turahari ku bwawe mu kirori turahari ku bwawe muzamfashe mwese tuhari sibyo muzamfashe sara umuntu utazaba harira reka ntabwo akaba ari hano hari ntazahari ntabwo bishoboka yaba yagiye havuye umunsi yawusiba akazaza cyane ni ukuri tuzahaboneke ni ukuri tuzasesekare tugushyigikire tukujye inyuma ni ukuri nubwo ari bagenzi bacu nyine batabashije kuboneka hari impamvu runaka nyine baba barimo ariko nta rubanza twabashiraho nuko twabonetse turenze batatu bane bangahe aho tuba duhagije ariko imana bishatse buriya hari impamvu imana ashatse ko bigenda gutya rero genda uba ku rugo uzaba umudamu mwiza kandi uba umudamu ushima n'imana burya urugo rugirwa no gusenga ni ukuri wubatse urugo udasenga ntabwo uba wubatse urugo sibyo nawe rero uzakomeze gusenga usengere umugabo wawe kuko bitifa yuko ubwiye ati umugabo waramusengeye ukomeze umusengere gute rero umugabo wanjye Imana duragiye mu kazi ndamukuragije ubane nawe irinde dore hano i Kigali tugenda mu modoka ku moto muri impanuka rero urumva nta byinshi twavuga ibyinshi bavugirwa mu gikaro havugira iki urabera byinshi hari izindi nama runaka utaza gushira nyine imbere ubwo nabo babyumvise twese hano turi ababyeyi nyine ariko nyine icyo nakwifuza ni ukuri kugira urugo rwiza ni ukuri ugende wahejeje imbere umugabo wawe umugabo akunda guca makeya urumva ugende umwubahe mube hafi mbese umwibagize ibyo yahuye nabyo byose bibi sibyo bimukuremo iyo umugabo mubaye hafi ntabwo apfa kugenda ngo uce inyuma cyangwa se ngo kuri ibiki
arinjira ako kanya direct akabizo pa sheri rute akabizo bigomba kubaho akinjira bose uyimumenyereje none ntuza ntuyimo ngo biba bibi nyine ugomba sanga kwimenya uhozeho ngiye maze ubundi icyo imyaka ukoze uguma ugikora uracyamuha bizi cyane bihoraho ibyo bihindutse biba ikibazo cyane imyaka umushatsi bihindutse byaba ikibazo kuva ku kazi musanga akora mufata akabizo nawe ansanga mu bwoko mufata akabizo santarare cyangwa ku gatama aha santarare imyaka ingahe iyo keya rero urumva rero ubwo wowe ubikoze imyaka 11 samantha agiye kumara nyinshi yubatse kandi kwezi kandi akaba akibikora akaba akibikora akaba kandi aracyabikomeje cyane nta paka mvuye mu isi cyane niyo pesi yibeshya akakabura urumva ni ikibazo umugabo hafi nyine ikimenyereje umuntu kumuganiza kigomba sema gukora uzayishobora iyo bivu ya buri ego niyo ugiye gutangira byitoze wenda ngiye imana ngire neza ntabwo nigeze mu byo guteka mu rugo rwanjye kuko nshaka ko dufite akazi nta twabaza byo kuvuga ibyo bazamu bati bose sheri nta byo kurya bihari oya ntabwo byigeze biba ariko nyine nuko tuba tubanye iyo myaka yose igeze ku buryo ahantu dutuye turi nk'icyitegererezo mu baturage abantu bajya bibaza ese bari abantu babanyeho bate abantu bose kureba kubyibazaho cyane ese ruriya rugo rwubatse rute kubyo byagezeho nyine badutorera mu bantu kuko inama kujya kugira abantu inama bakunda kurwana ibintu nk'ibyo ariko sinkunda kuboneka ntabwo dukunda kuboneka nta mwanya wabona nta mwanya mba mfite ariko abantu bibaza akazagira atubwiye muri ntangarugero ku bandi nyine bakunda kubibaza ese ruriya rugo rwubatse rute ese ni gute umugabo aza abantu barashaje bafite abana mugahora muri bashya niyo abana bari aho ngaho turasomana nyine byabaye nyine ihurizo byabaye nk'uruzo nyine byabaye nk'umuco nyine kuri twebwe iyo bitabayeho mama ikibazo njye n'imyaka manyi umugabo wanjye ntabwo twagirana n'ikibazo ngira umugabo w'umwana mwiza cyane nawe ajya gutunganya nta n'urushyi naramurumva yaba atamutonganije akamubwira ntabwo bishoboka buri gihe yagukubita urushyi mutavuganye oya ntabwo byashoboka oya murakubita ariko mwashotora biba byaciye turahuza iyo ngiye gukora ikintu runaka ndamutse sheri kandi gutana sheri imyaka 11 nta rushyi narumva twitana sheri ntabwo tuba imyaka 11 yamaze imyaka 11 mbyaye ariko tumara imyaka 9 nayo ni myinshi ni myinshi nta kibazo umuntu afitanye n'ubundi yose ndumva ari ngenda nk'ayo tumaranye ntarantuka ntarambwira nabi turahuza mu bintu byose yego ibintu byose turahuze mbwira ati ndashaka gukora kino arambwira ati koko gitekereje gikore nawe yashaka ati ndashaka gukora ikintu arambwira ati sheri ko mushaka gukora kino nta kibazo ibyo byose turahuza mugashyira twagize umugisha rero mushyira hamwe kandi kuko dukunda no gusenga cyane gusa ngiye nkunda gusenga mu mateka yanjye ubundi mu mateka yanjye ndi umukristo nkunda gusenga cyane umwadiperi ukarago nkunda gusenga cyane zahagera nzihisha ni amateka maremare nyine zanjyana yose amatiye kumusura adusenga aka kuzagumayo ajyayo yihishe umugabo ni umusiramu ndani uzaze dusenga n'imana uzaze ari ku cyumweru uzaba ari ku cyumweru yego hagiye bafite akazi kenshi ariko iyo dufite gahunda ubu urimo se mu bintu bijyanye n'umwuka cyane mba ndimo ubukwe bwarayobaye nanjye nimuzansiga turimo dusenga n'imana gusenga ni byiza cyane ni byiza mbere y'uko ubukwe batugomba kuzafata umunsi wo mba haba kuwa kangahe tukaza mu rugo tugasenga tukaza mu rugo tugasenga cyangwa tukajya kwa samana tugasenga ngatuma n'umuntu w'umukozi w'imana uri mu mavuta tugasengana gusenga ni byiza cyane ni ukuri gusenga ni byiza cyane gusenga nunguna ubundi buzima yego rero samana itagenda vuba ku rugo ni ukuri turagukunda sibyo nanjye ndagukunda ni ukuri ntagukunda ntabwo nafata umwanya wanjye cyane rwose kugira ngo nawe urabizi nyine ndabizi yego urabizi ko kuboneka kwanjye aba ari gake cyane niyo mpamvu niseguye no ku bantu twabanye muri gurupe wenda bazabona kino kiganiro ntabwo nabashije kujya mboneka kenshi none abantu bakagira ngo ni ukwirata se cyangwa se n'agasuzuguro oya ntabwo ari agasuzuguro cyangwa kwirata ni ukubera kuba bize cyane nyine by'ikigali byo gushaka ubuzima ntabwo biba byoroshye ni ukuri bazambabarire nagiye babwira nyine habibwira umuntu afatira aho urirata ibintu nk'ibyo ariko ko ntagiye mureka muri gurupe kenshi si uko ntabishakaga nabaga ndimo kandi nabikurikiranaga kenshi cyo gukora ko nari nkizi icyo ngomba gukora rero bazambabarire kuko ntarabonetse kenshi cyane muri gurupe nabo nkunze kuba ni byiza cyane genda uba ku rugo umukobwa mwiza uzamudamu mwiza ushima imana kandi ngenza gusura kenshi mumbara nubwo we ntakunda kuboneka ariko nzangereza gukurikirana amakuru yawe kenshi kandi na keza ndabizaza yangezaho buriya gatari
yakurikirana azajya kubwira azajya mbwira cyane kandi nzajya ngusura uko nshobojwe ariko nzagerageza kubera ko niwo mukobwa wa mbere ngiye nava ngiye gushyingira gusa Imana yagiye imbwira ko nzashyingira impamvu no gushyingira basuka ko Samantha rero bayi wa mbere ngenzi ashobora gushyingira umunsi wo nubwo bimera biti mvuga mbere ngiye kumushyingira niyo mpamvu muzajya munamfasha mukanya cyane murumva n'umukobwa wa mbere nyine Imana ndabizi neza ko izakomera umugisha cyane nzabona n'abandi bakobwa gusa icyo nsaba Imana njya mbwira Imana ngo uzampe ubushobozi bwo kubashyingira buriya ko marira ntabwo ari ibintu biba byoroshye hari igihe umuntu akubwira biroroshye ariko ntabwo biba byoroshye ni urugamba rukaze cyane njya mbwira Imana ngo rero uzampe kugira abana benshi ari abo gufasha uzampe ubushobozi bwo uzampe ibyo gufasha abantu mbese iba guhigwa n'ikibatunga cyane kandi ntacyo nashinja pe ni ukugenda ubikora ni ukuri ugenda ubikora cyane nashinja ugenda wubaka urugo uzaba umudamu mwiza utange uburere ku bana sibyo nawe uzaba umubyeyi nyine ugira abandi ugira inama niba nta bindi rero byinshi hari nawe wakugira icyo wongeraho yatubwira nanjye icyo nakongeraho Samantha afite umugabo ucecetse nyine utuje pe buriya umuntu agira amahirwe nyine abagabo benshi nyine ntabwo bose ariko bateye rero umugabo utuje kuriya nyine udapfa kuvuga ibintu byinshi buriya nyine nubwo nawe waba wenda umurusha kuvuga ko biri kose arakorohera kugira ngo muhuze kuko ntabwo waba uvuga nawe avuga ngo bikunde gusa hagati yanyu hagomba kubonekamo umuntu uca bugufi orohera undi kwa kundi yatashye wenda yinywereye agacupa kamwe ashyize ijwi hejuru asitaye ku gikombe arasakuje umenye ko igikombe kiri mu nzira ari amakosa kandi atashye wibuke ko niba ari agacupa yakanyweye nubwo yaba atakanyweye nyine urijesha ugashyira hasi yavugira hejuru ugashyira hasi wavugira hejuru nawe agashyira hasi uko biri kose ntabwo mwese mujya muba mureshya hagomba kuba umwe ujya hasi ubwo rero ikindi nta bindi wa mugani Marene wavuze ngo ibindi ni mu gikari ibindi nyine naho rwubakirwa nyine yo mu cyumba icyakuzanye ikigiye kugukura iwanyu ukajya iwawe icyo ngicyo nicyo kiba ari ingenzi ariko icyo cyo ni ibintu byinshi ntabwo ari ngombwa ko tubivugira aha ngaha Marene wa mugani afite uko aza kukuganiriza ariko iby'ingenzi byo mu buzima busanzwe byo ni ibisanzwe kandi nawe ndumva waragiye uganirana n'izindi nshuti zawe kubaka ntabwo ari intambara bamwe baba ndakubwira ngo umugabo ajyaza ngo mukuremo inkweto ngo mwoze ibirenge hoya icyo umenyereje umuntu umenyereza ikintu uzashobora uzakomeza bizo Marene yakubwiye ngo ujye atanga warabishoboye yarabikomeje aracyanabikomeje ushobora kubikora umunsi wa mbere uko bwaraye bubaye ejo ntubikore bikaba ikibazo asaba amagore yabaye cyo katabikoze ko atakomeje ibyo yakonihorera gukora ibyo uzajya ushobora nawe ni umuntu nta by'umurengera imibare yabaye myinshi kumva inama yakumvisha ako nta nubwo ari uri sifuri ashaka atinya abantu ubwo rero ni ibintu nk'ibyo nta bindi biba bitangaje pe wowe uzagende uvuga uti ikintu cya mbere njye cyanteye ubwoba ni ukumva ngo ndetse numva meze nk'ugiye umera nk'ugiye muri enterinete ese nzajya menya ko isukari yashize menye ko umugabo imyenda iteye ipasi menye ko urugo hari umuceri menye ko byashize isabune ko yashize menye ko no mu bintu byinshi bibaho buriya nta mugabo ujya wifurira bogisi tuzakora iryo kosa uvuze urafura amapantaro ngayo niyo yaba arwaye oya nawe nawe ntabwo yava koga akayifura oya akagira nimba ari isume nimba yakuyemo imyenda akayimanika hariya mu myenda idafuze cyangwa akayimanika kuri portomate urugero cyangwa muri gari wowe uhita ugira ute ya myenda uyifura ukayimanika hariya bigenda hari umudamu bitoroshye cyangwa udaragata abivanga n'ibifuzo byose abagabo bakoramo bajugunya ko numva ari akazi hari umudamu yarashatse ariko niba batarigeza mu gihe numva byari bitoroshye ariko nanjye ntabwo nari umwana w'inyemerera kuri mukire cyane baza bagashyira hariya ntabwo nari mbizi ko nyine umuntu w'umugabo atayifurira
ariko yifuriye nta n'icyo yanababuze njye mba numva nk'uko natwe tumeze mba numva nkatwe uko tuvuye koga tubikora numvaga nabo ariko babikora hari yitwa umugabo ujya ubyibuka uko numva ingamba zihindutse nyine ashobora kujya muri ingamba zirahindutse akibagirwa kuyifura wowe ugafuye ariko ukabona we ntayifuze cya gihe tureba ya myenda yakuyemo ugahita uyifura ukayimesa ukayishyira hariya ni utuntu nk'utwo tugiye tunyuranye ntabwo biba byoroshye byoroshye ariko ntibinagoye ko atari ikoboyi isungura hari igihe yanabye yifurira muri dushe ariko biranashoboka ko wenda biterwa n'uwo ari we ariko abenshi nyine n'uburyo mumeranye n'izo keya ushobora no kumuha izo keya ugasanga agiye abyikorera akanava muri dushe abikoze ariko utamuhaye keya akavuga ati pu abifure nawe urumva rero ni utuntu nk'utwo ubwo ndi wagira ikindi kintu twese ikindi ukamucira inzara njya mbona nyine ubishoboye ugafata kende cyakoze umugabo wanjye tumenyana namwe ko ari ibintu nashoboye mu mateka njye sinzi gutera ipasi kugeza mu gihe nicaye ubu ngubu ntabwo nzi gutera ipasi namwe ati rero umugabo mwiza n'uwo dushakanye sinzi gutera ipasi nyine ibyo byose wamenyereje mbese uzabigenza gute namwe ati pasi nzajya nyitera n'imyenda njye nambara arayitera araguterera vuba ngo utayiteye mpfa kuyambara ntigenda arabizi ko nta mikino icyo utazi nyine uba utakizi ariko nanjye wenda kutayimenya ni uko nashatse kubyinjira mu wenda cyangwa se iyo tayimu ntayo mba mfite urumva ariko ibijyanye n'iyo gusufura imyenda y'aho ngaho ni iyanjye ni ibyanjye wenda niyo gufurisha ndafurisha n'ibiki ariko ibyo ngibyo nyine aba ari iby'umudamu nyine biba bikureba gusura umuseriveri mfite ikibazo kuko hano hakora abantu bake kandi bagira abakiriya benshi numva nari imbere uramuhamagara akakureba ariko nta kintu akumara cyangwa agira isoni muri aranje ubwo ni isoni wagira isoni ugakora hano muri konti bafite abakiriya benshi watubwira ufise akazi gusa ko yicayemo hariya wamutubwiriye akazi yicayemo hasi nzi ko yagiye ari kutwicisha inyota iyo bishizemo ni gutya duhamagara ibyo bya kera ntabwo n'abandururi umuntu umwe ko twakora ibintu byinshi bazashake nk'abandi baduhaye akazi we nyine bagaba bagira ngo amafaranga nabo bayinjiza ari menshi ufite karahagije sha nukumbwiye se ntabwo nagiye shako ngiye ahubwo ugiye byoroshye da ku kiraka numva hana yanjye ibyo bintu ndumva ari hatari ariko nyine babimenyera karana n'umuntu wa mugani wamenye ko yaza ukwezi kugashira ukundi kugashira undi kukaza imyaka ikaba imyaka cyakoze nanjye numvaga ntazabishobora imyaka yose uba nk'uko ariko bugenda bwiruka ibintu ukuntu byagenze gusa iyo mubanye neza imyaka iri ntumenye ukuntu biri kugenda ariko iyo mutabanye neza iyo mutabanye neza nibwo uhita ubona ko noneho mana njye burira nose niho biracya ntuzifuze kubana n'umugabo nabi mwagiranye ibibazo ari buragi buri wese acaho n'undi agacaho ukareba ku isaha ugasanga aracyari mu gicuku ibyo ariko imana ikurinda imana ibikwinda ntibizabe ni ukuri pe ntabwo nakwifuriza gusa bibaza umutima gusa nabiciyemo pe nabiciyemo nanjye nabiciyemo inyigo ya mbere papa na bongo turakomora birababaza cyane ni ukuri birababaza cyane ariko imana yangiriye neza kuko ntabwo ko yangiriye neza ntabwo usinzira urahangayika rwose mana ubuzima buzarangira ryari ese iherezo ni irihe kuko tukomeze rihangane nawe iherezo rizaba ryiza ariko nyine hagiye birangira iherezo ribaye ribi cyane kuko twari rwose ibintu ari imana yanteguriye ibintu nk'ibyo nyine njye n'ubuzima uko byangendekeye kwa ariko imana abanye nanjye njyewe nyine nageze tumara kunyereka uko nageze kwihangana nkomeza gusenga imana igenda ibana nanjye ngirira neza kuko sinakwifuza ngo uzace mu byo ngibyo ya imyaka yanjye ndiho mpagazeho nta n'umuntu n'umwe nakwifuriza yubaka urugo nabi kuko niyo mbonye ko cyangwa gukora amabana kuri YouTube mbona bimbabaje kusimana kubera iki urambise ku kibibembe byamubayeho kuko birabaza cyane buriya buri iki kibazo umutima kugira ngo umutima uzongere ubone ibyishimo biragoye ibintu bigoye cyane biva kuri
ntabwo biba byoroshye biba ari urugamba mubyeyi ari urugamba ariko Imana yo mu ijuru uzakurengere Nikira iyi ngiyo arayitwara ubundi azatwara muti mugani bakwitwara icyo mwabivanye musa n'igihari ariko nakiri kujya bayinuka bakongera nakirita bayizanye imbere wowe ngo ikonje ishyushye ntawe wikonje nanjye ibintu bikonje hasi nshobora igihe gikonje urwaye na gripe noneho njye byahita bihumira ku murashi ibintu bikonje keretse umurwayi ahubwo se abariyo batizera ndi kumva urusaku sindabona ibyo ari byo ni zeru zeru hano ariko harimo n'akabari kanini n'inyuma urwo rusaku ruri inyuma ko hari nako ni akabari kahano para kahana wagira ngo ni hanini hajya ucamo hano ugahita ujyayo akaba ari gukoramo abasore babiri uyibwa inyuma nabo bariya bana banza rero kontwari hari abantu bagira kontwari abantu bareba nyinshi umupira se baba bari kumva usanga benshi baje kwirebera umupira cyakora umupira ugira urugomo akakicarana agaherezaho mpaka iyi mu mupira niko bigenda Abaserivisi iyo batsinze agenda afite ako kugura akantu kamwe akicara mpaka umupira urangiye hano abantu bagera ku mpande nyinshi n'abakiriya benshi ahubwo ikibazo hano hari ni bake bafite abakozi bake bazi kandi urabona muri weekend kandi koko gatandatu umwado w'akazi twe tubafasha umukire se ngo yarikura amafaranga abafite imibare ni imibare iba yamucanze nabo aba yanze kuzana undi buriya yabibaza ko rubana uko abandi undi kameramani turagushyirira mu gifu oya niyicara tuzi wumva utuje rati ryoherwe ari wewe ugahera we ariko ndizera keza ko byose utazabishyiramo ayo magambo yose muri kuvuga ari kujyamo yose ngiyi nta foto nta cyabaye nta videwo none kambarushi yancika ibyo nabyo barabikora bose nanjye rero njye marene mwiza kameramani ndimo bangire we ewe nizera ko nyiri kubona kurusha abandi nanjye ngweda nanjye rero rero mu kamenyenza bivanga tu kurahi keza ari kuzajya ngira njya kandi azibagirwa mpereze nibagiye ko ndi kumwe n'urukundo muri murenge ahubwo urabona ari kwifatira rero n'urwanjye urarugumanya umunsi wose nkakaza urarugumanya urwanjye ubwo nibagirwaga nanjye ndibagirwa akagenda usererana nanjye ndabyibagirwa natwe nawe nta arabyibagirwa mu mafoto amafoto arimo ururabo ni nk'atanu ahubwo we niwe warwifoto bose umugeni yarinde umugesha uko yengewe ntacyo nari nitayeho nanjye kandi sha narifotoje amafoto menshi nta rurabo mana nta rurabo naherutse bavuga ati nimumfashe ariko iraryoshye mbese ni yandi ariko iryoshye vuba alo muraho neza neza ninde tuvugana Hello? Yewe tugiye kuza mu kanya ubona byagoranye naguciyeho hehe wageze mu rugo noneho agasimbuzi barantema pe okay ndi muri flagashaho ndaguhamagara tugiye kuza
Muri papa shirafu. Reka reka. Ngiye kurara. Ugiye kwiga bisi ngera kimwe ngo nafata bisi Ujahe. Reka mubwire kurara. reka reka Sami yarari Bingo. kandi ujya mbwiye ngo twose kimwana gudatego Nasuko nazo jura mbako kuru. ni muto muto afite umwaka n'igihe Zojurara. Mutoya. oya na saa tatu njya nyine mu kazi Ni mutoya se ntabwo bisa ko yonga buri mwana we nkagira abagoye. nta kibazo afite aracyonga niyo mpamvu Iyo cyonka nicyo kiba ari ikibazo. agiye kuzuza ibyo nyine ararya akanywa akikirira nabi Shirafu ko yatashye karera. Shirafu ko yatashye kare. Gatagatoya se. Keza nawe yabihirimbuye. Kintu nakuru ko akirya. Yaciye vote. atagaruka Stress. Yukate gutyo. ese wumva kiri nicyo cyiza sama uragifata kigahita kikugaruza Oya abantu badakunda kireke ngo bajye bakora. Hari abantu ngo hari abantu bakunda keke badakunda keke kurya birya bino birezeze nyina kumva ni byinshi. yego Hari abantu batabikunda. Nuko tuzazirya sha. Uzabona umwanya wo kuyirya. uzarya uzabijya ryari Nata. Turayicyura we. Iyacu mu rugo turayicyura. Ahubwo se akenshi si abageni bararira. Yego. Akenshi ni abageni bararira.